Ndashima Imana ingaruye kuvuga ijambo ryayo, nitwa Mukanziza Rebecca, ndubatse, ndashimira Yesu icyizere yangiriye akampamagarira uyu murimo we. Tugiye kwigana icyigisho cyiza cyane kivuga ngo Gitsemane intsinzi yacu. Dusome muri Matayo igice cyaho cya 26, duhere ku murongo wa 36 kugeza 44. Maze Yesu agerana nabo ahitwa Gitsemane, abwira abigishwa be ati: nimwe mwica aha nigire hariya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedayo, bombi atangira kubabara no guhagarika umutima cyane, maze arababwira ati: umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Yigira imbere ho hatoya, arunama arasenga ati: Data, niba bishoboka ko iki gikombe kindenga, ariko bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agarukaho abigishwa ari asanga basinziriye, abaza Petero ati: hajya ntimubashije kubana amaso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nkeya. Yongera kugenda ubwa kabiri, arasenga ati: Data, niba bishoboka ko iki gikombe kindenga, ngo kereka nkinywereho, ibyo ushaka aba ari byo biba. Yongera kugaruka asanga basinziriye, kuko amaso yabo yari aremereye. Arongera abasigaho, aragenda asenga ubwa gatatu, avuga amagambo amwe n'aya mbere, maze agaruka aho ari abigishwa bari, arababwira ati: musinzire noneho muruhuke, dore igihe kirenda gusohora, umwana w'umuntu agambanirwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ugenza ari hafi. Umurongo ukurikira avuga ngo bafata Yesu. Aha iri somo riratubwira neza ukuntu Yesu yazamutse umusozi Gitsemane. Nta kindi cyari kimujyanye, yarajyanywe no gusenga Imana. Yari azi yuko mu gusenga ariho agomba guhabwa intsinzi imushoboza urugamba sipesho yari afite imbere rwo kubambwa ku musaraba ukojeje isoni. Yafashe abigishwa batatu, arababwira ati: nyamuneka nimumfashe dusenge, dutabaze Imana namwe mutabaze, duhabwe imbaraga zo gutsinda ibigeragezo bituri imbere. Ariko agiye yazamukanye na batatu, maze ajya hitaruye arasenga. Kumva ikirere kiraboshywe, arasenga ubwa kabiri ikirere kiraboshywe. Satani ubwe yaje kwikorera operasiyo. Satani ubwe yaragose agashyamba ka Gitsemane, yaraje amwereka ukuntu abigishwa batamwitayeho, yaraje amwereka abatambyi bakoreraga Imana birirwaga bavuga ngo dore ntama w'Imana, dore uzakiza ibyaha by'abantu, ukuntu aribo bagiye kumutamba mu maboko y'abanyabyaha bakamwica. Amwereka abigishwa be bose bamuhanye, abo yabanye nabo imyaka 3 n'igice abigisha. Amwereka na Petero ari intyoza mu kuvuga ukuntu agiye kumwihakana gatatu ko atamuzi. Amwereka ukuntu abantu aje gucungura batamwitayeho, bamwica urupfu rwa nabi. Amwereka ibitutsi bamutuka, amwereka ibintu byose bigiye kumubaho. Ikigeretse kuri ibyo, Satani yaje yereka Yesu ukuntu agiye nawe kuba umuhigo we, agiye uko yoheje Adamu na Eva akaba umunyago we, na Yesu agiye kuba umunyago we, agiye gupfa by'iteka ryose aguye mu maboko ya Satani. Umutima w'umwana w'Imana ugira agahinda, urashegeshwa cyane. Yagaruka agasanga abigishwa barasinziriye, niko ahangana n'ibitero bya Satani. Operasiyo Satani noneho yaje kuyikorera mu gashyamba ka Gitsemane. Satani yari yiziye, azana n'abadayimoni bagota agashyamba ka Gitsemane. Maze Yesu yasenga akumva atandukanye n'Imana, iminwa igakomangana, yari yuzuye agahinda no kubona abantu aje gucungura batabyitayeho. Yasenga akumva isengesho Imana ntiryumvise. Mbega yari atandukanye n'Imana kuko yari yikoreye ibyaha byanjye nawe. Yesaya yari yarabihamiye muri Yesaya igice cyaho cya 53 ko ari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yashenjaguriye kugira ngo njye nawe dukire. Yesu mu gashyamba ka Gitsemane
yarwanye urugamba rwa wenyine. Abigishwa n'ubwa mbere bari babonye Yesu atentebutse, uwazuraga abapfuye, uwagaburiraga abantu bagahaga, uwakizaga abarwayi. Noneho muri Getsemane indirimbo ye yari imwe ngo data niba bishoboka iki gikombe kindenge. Yabivuze inshuro 3 zose, imirwa ikomangana, abigishwa barasinzira. Yaratatse, Getsemane abadayimoni bayuzuye kugeza ubwo abira ibyuya bivanze n'amaraso. Umwami wanjye, umwami wawe, muri Getsemane yabize ibyuya bivanze n'amaraso. Ibiti birarira, ibiti byabonye nta muntu wo guhumuriza umwana w'Imana. Ibiti birikorakorana, bibyara akayaga, havamo ibitonyanga bigwa ku mwana w'Imana. Nta wari uri kumuhoza muri iyo saha iheruka. Ikigeragezo ni ikigeragezo. Abigishwa yari yahamagaye ngo bamufashe gusenga barasinziriye. Nabo babonye ibiri kuba ku mwami wabo birabatangaza. N'ubwa mbere bari babonye afite intege nkeya, maze ibiti birakorakorana biririra umwami w'abami. Umuremyi w'ijuru n'isi yarapfiriye aho ngaho kubera gusenga. Maze Yesu asenga ubwa gatatu aravuga ati data niba bishoboka ko iki gikombe kindenga wabikora, ariko bye kuba uko nshaka biba uko ushaka. Mikayeli yaraje, uwasimbuye Satani mu ijuru, araza amwereka ukuntu abantu bazakira ibyaha byabo babikesha igitambo cya Yesu. Amwereka batabarutse banesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Bamwereka abantu bazaba baratsinze isi na Satani. Amwereka ukuntu abacunguwe tuzaba tubwandagaje mu bikari byo mu ijuru. Marayika w'Uwiteka amwereka inyoko muntu izaba ihagaze mu bikari byo mu ijuru babikesha igitambo cya Yesu. Maze Yesu abonye iyo pica abantu bazaba bari mu bwami bw'ijuru babikesha igitambo cy'ikaruvari. Yesu asenga isengesho rivuga ngo data niba uko ushaka. Mu yandi magambo, data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Mu yandi magambo, data niyemeje gupfira umuntu naho nahera mu gituro, ariko umuntu waremye akazabana nawe mu bwami bw'ijuru. Maze yahawe imbaraga, asanga abigishwa barasinziriye, aragenda arababwira ngo noneho nimusinzire. Ababwiye gusinzira barakanuye. Icyo gihe rero igitero hari mu gicuku cya nijoro, igitero kiyobowe na Yuda Isikariyoti kiraza gifata Yesu. Marayika wongereye Yesu imbaraga ajya hagati y'igitero na Yesu, abantu bose baragwa. Yuda yarazi neza yuko batari bubone Yesu, yarazi imbaraga ziri muri Yesu, ariko ntabwo yarazi neza umurimo bamuzanye. Bafata Yesu baramuboha, barazirika, baraboha, barakubita, baramushinyagurira. Iryo joro yakorewe igifundi bigira ibifuzo, yakorewe ibyamfurambi. Abamarayika baripfutse, ntago bashakaga kureba ayo mabara bakorera umuremyi wabo. Yesu yararemye, ni umuremyi wacu. Yaraje yongera turema bundi bushya. Baramukubise imikoba, baramukubitaguye, bamujyana kwa Kayafa, bamujyana kwa Pilato. Aho niho yabwirwaga amagambo y'agasuzuguro, abandi bamushinyagurira ngo yakijije abandi natwe nawe niyikize. Baramuteragana mu bicuku bya nijoro, ajya mu rukiko rumwe ajya mu rundi. Yewe yagize ifundigirwa ibivuzo, ari umwami w'abami, ari umutware utwara abatware. Nyamuneka wowe unkurikiye, inkwano yawe irahenze, nawe uri uw'agaciro urahenze, kuko kwawe inkwano itagira uko isa. Amaraso y'umwana w'Imana, amaraso y'igikomangoma cy'ijuru, niyo nkwano wakwawe. Uri uw'agaciro gahebuje. Reka kwipfusha ubusa wisuzugura ko uciriritse. Ni ukuri ntabwo uciriritse, urahenze, urakomeye. Uzabibaze Bibiliya, uzasanga uri igikomangoma cy'ijuru. Uzasanga Yesu yaragukoye amaraso ye. Uzasanga ku musaraba inkwano yawe yararuje umukiza.
Muri iryo joro ryose yarateraganwaga, abigishwa bagenda nabo bamuhanye, maze murebe umubyeyi Mariya ubona umwana we, ukuntu isi itamukeneye, ukuntu bavuga ati ntabwo tumushaka nabambwe, ukuntu ku musaraba bamuboshye bakabona amaboko ye baratagaranije bahuje n'umusaraba bafashe imisumari, bya biganza byaheshaga abantu umugisha, bya biganza byarambikwaga ku barwayi bagakira, wa munwa wamamazaga ijambo ry'Imana, bya birenge byamamazaga inkuru nziza ku bayikeneye, bya birenge byagendaga gusura abafite ibikomere bakoroherwa, ibyo byose babitoloje imisumari maze baramushinyagurira. Umusaraba wa Yesu wari uremereye, maze barawufata baramumanika baramushinyagurira. Ariko hari ikintu cyanejeje umutima w'Imana, nawe reka wige kunezeza umutima w'Imana. Igisambo ku musaraba cyararebye imibereho ya Yesu, cyumva amagambo y'abari bari hasi ku musaraba. Iyo urwandiko rwari rumanitse ku musaraba wa Yesu havuga ngo uyu ni umwami w'Abayuda, barareba uko ibyanditswe bisobanurwa, maze igisambo ku musaraba cyaravuze ngo mwami nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Ubwo abandi bari bacitse intege, igisambo ku musaraba cyitwa Disimasi cyatuye ko Yesu ari umwami. Ni ukuri Yesu Kristo ni umwami, ni umwami w'abami, ni umutware utwara abatware, yatanze ubugingo bwe kugira ngo tubone agakiza. Uwo mwami w'abami yagukoye inkwano itagira uko isa. Abandi bahoraga bavuga ati yo twiringiraga ko azadukiza ingoma y'Abaroma, none arapfuye aragiye da aragiye. Abandi biringiraga ko ari we uzabavana mu bubata, abandi bavugaga ibyo bari bamutegerejeho, ariko ibyo byose byarabuze. Ariko igisambo ku musaraba cyahishuriye ibanga rya Yesu, cyihana ibyaha byacyo. Uwababariye igisambo Disimasi cyari ku musaraba, n'uyu munsi yiteguye kukubabarira kugira ngo aguhe agakiza. Nta rindi zina mu isi n'ijuru ry'abantu dukwiriye gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo wacunguye abantu, kandi aragushaka, yiteguye ko muzabana mu bwami bwo mu ijuru. Bidatinze baramusetse ku musaraba, abahisi n'abagenzi bamuzunguriza umutwe, abatambyi bakajije umurego bashyizemo muri rubanda ngo nitumushaka nimumutuke. Mu buzima bwe mwana kuka akagihumeka, yabwiwe amagambo y'agashinyaguro, abwirwa amagambo y'urucantege, ariko igisambo ku musaraba kirihana. Ku isaha ya saa cyenda izuba ryarijimye, izuba ririjima, habubwira kabiri, maze bagiye kumva bumva ijwi rivuga riti data data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Ibya nyuma Yesu yavuze ngo birarangiye, hareruya, birarangiye, umuntu aracunguwe. Muri Yesu Kristo umuntu afite ubugingo buhoraho. Ndashima Yesu witanze ku musaraba, agapfa urupfu rw'abagome, agapfa urupfu rw'agashinyaguro, kugira ngo njye nawe unkurikiye tuzahabwe ubugingo buhoraho. Nzirata umusaraba kugeza ubwo nzahaba, pambo nyuburuhukiro, hakurya y'uruzi ni heza. Tuzirata umusaraba, umusaraba tuvanyeho igishinja cy'ibyaha, umusaraba tuvanye mu buretwa bw'icyaha. Muri Yesu umunyabyaha arihana bikemera, uwari umunyabyaha agahinduka umwere kubw'igitambo cya Yesu. Yesu yarapfuye ku musaraba i Karuvari, aravuga ngo birarangiye. Umutambyi wari uri gutamba mu gicamunsi cya saa cyenda, igitambo cyaramucitse, umwenda utabuka
utabukamo kabiri uratabuka. Bivuga ngo buri wese niyigireyo, niyigire abonane na Yesu, we weza ibyaha byacu akabyeza rwose pe. Uwo Yesu mbabwira niwe watanze itangazo muri Matayo igice cyaho cya 11 umurongo wa 28, atanga itangazo timwe Yesu abarushye n'abaremerewe nimunsange mbaruhure. Yesu arashaka kukuruhura, kandi umutwaro uruta iyindi ni icyaha. Icyaha kitwishe nabi, icyaha kidutera ipfunwe mu bandi, icyaha gituma twitwa amazina menshi. Nta wundi Yesu yashaka ni wowe, ninjye nawe. Yaragukoye amaraso ye, mbese uremera kumwakira? Yesu yatanze ubuzima bwe, yatanze ubugingo bwe bw'igiciro kugira ngo uzahabwe ubugingo buhoraho. None arakurarika avuga ati mbese uremera kwakira? Mwese abarushye n'abaremerewe munsange mbaruhure. Yesu uwo wapfuye yaduhaye itangazo muri Yohana igice cyaho cya 14 umurongo wa 1 kugeza 3, aratubwira ngo nzagaruka mbajyane kandi muhumure, nagiye kubategurira aho muzaba. Kwa Data hari amazu ahagije, hariyo icyicaro cyawe nanjye, mbese witeguye kuzakibamo? Warakowe, inkono yanjye henze umwana w'Imana, amaraso y'igikomangoma cy'ijuru nicyo cyatwaye kugira ngo ukobwe. Mbese uremera kwakira impano itangaje ijuru ryatanze? Ndakurarika muri uyu munsi kugira ngo wakire inkwano ya Yesu, inkwano yo kwakira igitambo cy'ikaruvari. Muri we harimo ubugingo, kandi uwizera uwo mwana afite ubugingo buhoraho, ariko umuntu utizera Imana ntashobora kunezeza Imana. Mwese abarushye n'abaremerewe musanga Yesu umuneshi w'ikaruvari, wa wundi wikoreye ibyaha byacu akaduha ubuziranenge, akaducungura. Ntago yemeye kugundira icyubahiro cy'ijuru, ahubwo yemeye kwisiga ubusa, araza kugira ngo umuntu abone amahoro. Ni ukuri uwo ni Yesu kurarika, ngwino umusange. Mbese uremera kumwakira? Yego, emera irarika rye. Ubwo ahagaze ku rugi rw'umutima wawe akubwira ngo kingura ngo amahoro, akwihera amahoro. Yesu agiye kugaruka, kandi abemeye gukorana na Yesu, abemeye kwakira Yesu akayobora imibereho yabo, bazaba abatambyi b'ibwami, ibikomangoma by'ijuru. Akira Yesu ayobora imibereho yawe, wakira igitambo cye gikoreye mu mibereho yacu, adukize cyane gisa nacyo. Twakira impano yebuje ubugingo buhoraho. Ni Yesu bitanga wenyine, mu muntu nta gakiza karimo, ariko muri Yesu wakwitangiye birashoboka. Mbese uremera kwakira Yesu? Ndakwifuriza aho nkurikiye kwakira Yesu. Yesu aragukunda, Yesu yagukoye amaraso ye, Yesu yagiye kugutegura aho tuzaba. Mbese uremera kumwakira? Akira irarika uyu munsi, kandi ubwo ahagaze ku rugi rw'umutima wawe akubwira ati mwana wanjye ndagukunda, mwana wanjye niwe napfiriye, mwana wanjye ngiye kugaruka kujyana aho mu ijuru, uzatimirwa n'imihangayiko, aho uzabaho unezerewe. Mwana wanjye wakwemera kwakira Yesu? Ndakurarika wowe nkurikiye kugira ngo ari njye nawe twakire Yesu ugiye kugaruka vuba. Umwami Imana bidushoboze, kandi twakire Yesu ayobora imibereho yacu mu izina rya Yesu, amen. Dusenga Imana. Mwami Imana ishobora byose, turagushimye. Uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo. Urukundo rwawe rwaragaragariye ku musaraba i Karuvari. Uhabwe icyubahiro. Wakoze imirimo tutari gukora mwami, waratuboye mu menyo ya Satani. Iyo utaducungura byari kugenda gute? Hashimwe igitambo cyawe. Abankurikiye rero mbasabiye umugisha no guhitamo neza, kandi guhitamo neza no guhitamo Yesu. Reka Yesu ayobore imibereho yacu, kandi aho dufite intege nke utwambika imbaraga. Yesu asenye ibicaniro by'abari na Shera muri twe. Twakire Yesu utanga amahoro, aduha amahoro asesuye. Mu izina rya Yesu urakoze, amen.